cyo kurya kigusanga umwe ariko abari ba nyirabyo. Aha, ko numva ubwo buzima butari bworoshye. Mbere yuko tugaruka neza muri ubwo buzima wari urimo, ugisatsa igihe ugira impano yo gusetsa? Ngenda seka cyane. Yarasekka seka kuko ngewe sibyo umuntu udaseka ni umugome sibyo ubugira sibyo ukabiba wicaye ntacyo ubundi iri mu abaye agaciro sibyo niba speed muganira muri n'abantu bavandimwe sibyo museka muvuga ati mucukura buri muntu afite itoroshye sibyo mwese murimo tugeze aho ngaho rero ntabwo byaragenze gute ahita ajya kundega ati yayimize. Nyimize rero ubundi yimize urayimira kuko iyo umaze kwemera nta kantu kabengera niyo umaze kwemera ebana ufunga umwuka amara gufunga umwuka niba ufite umugore kandi ati njyewe ntugire ikibazo sinjyaga mu basi ariko ndanyama basi tujya kujya gutira nibona ni mu basi sibyo nta kibazo menya ko ngewe buriya mfite impamvu. Yes, ikaze mu kiganiro kuri Rutura TV, nje muri kumwe nawe ni Gatete Arthur aka Gali. Nkuko mubizi turageza amakuru trending, tugira segma za interviews. Uyu munsi rero dufite umutumirwa turi butumire tukaganira byinshi kumwerekeye niba nasetsa tubwira niba dokara dusangiza stories ziwe z'ubuzima bwe kugira ngo twumve ko yabayeho. So ikiganiro nakagaruka reka tunyuzemo intro gato tugaruke mu kanya n'umutumirwa. Yes, kiganiro ni Rutura trending news interview, ariko umunsi turi kumwe n'umutumirwa aratangira atwibwira. Ikaze mu kiganiro. Ikaze genza kuko ureba kuri kamera hariya ari igihugu cy'amahoro cyangwa zarangufasha mikro ari igihugu cy'amahoro kandi ngamagishimye excellence muzee ndamushimiye ku bikorwa byo yakoze kandi no mu buzima turimo nubwo ari ubuzima butoya ako turamushimiye shimye uko ngiye kuongeza ahangaha nanyuze mu bintu byinshi cyane nage mu bagaciro wareka Bob Jingara ariko naje gusanga Bob Jingara ni ikinombe cy'amabuye y'agaciro ngore bisubiramo. Bob Jingara ni kuvuga wareka Bob Jingara mu kinombe cy'amabuye y'agaciro. Ako shimye Imana kuba ndangaha, shimye excellence muzee kuko yaduteje imbere kandi nkaba mbyishimiye. Ariko sinavuga ati kuko mbuze ati narakara ubwo nzashima Imana, ahubwo nashima Uwiteka ati uzashaka Uwiteka mu gihe cyo akiriho, uzasenge Uwiteka yuko ari umwami ukomeye, uzamushake akiriho. Shimye muzee ibikorwa byakora kuko twese turi ku buzima bwe. Excellence muzee narabi boy narashimye kuko nagiye mu nzira nyinshi, nagiye mu mabuye y'agaciro, nanyuze mu bintu bikomeye kuba ndangaha si ku buzima bwanjye. Ndavuze ati abaturage mwese ntihagire abantu bazagera icyakubere, ahubwo muzashire ahantu hamwe kugira mwiteze imbere natwe muzaduteze imbere. Yes, tugendane ntago ugeze uvuga ngo witwa nde, ntago nabyumva. Yitwa Gilles Mwemve. Inde? Gilles Mwemve. Vuka Nord Kivu, Avenue Mutongo, territoire Masisi, Avenue 82. Navutse territoire Bokomu Nyiragongo. Navutse 1989 le 6 mois à 7. Bisobanuye iki 1989? Bisobanuye iki? Navutse mu Kinyarwanda ni yemebara. Nuko vuga 1990 tariki 6 z'ukwezi kwa 9. Niyo navukiye ngewe niyo myaka yanjye. None se wageze mu Rwanda ryari? Ngewe nageze kuri covid.
mu gihe cya covid. Muri Congo wari ubayeho gute? Yewe naba muri Congo wongerejwe ujye nareba muri kamera hariya. Ngiye navuye muri Congo nari ni mukarani nje gusura muri covid bafunga umupaka. Waruje gusura muri covid? Muri covid hari ku Gisenyi. Hari ku Mubuga mudugudu. Mubuga mu mudugudu wongerejwe mu mudugudu wa Mubuga nje gusura sibyo nje gusura n'ejo ndataha bafunga umupaka. Gutambuka byari 50 kandi mu 50,000 nayo nari mfite 50,000 nego mirengaho nyine. Tugaruke kuri wowe muri Congo. Congo tujya twumva ngo abamoye y'agaciro, ese wowe urayazi nk'umukongomani? Amabuye y'agaciro nge nazabu nge nazigezeho ariko abarimo ibibazo n'urupfu. Kira Kinombe iyo winjiyemo ni ukuvuga ati ndagiye sinzi ko nzagaruka. Icyo ndiye nicyo cyanjye. Wagiye muri ryari? Ngewe nagikozemo imyaka hafi 10 ariko nagikozemo nageze kuri zahabu rimwe gusa. Ubundi wageraga kuki? Ubundi hari amabuye y'agaciro n'ahantu harimo nk'urupfu iyo ugezemo bagucureka ubwenge. Haba harimo abantu batandukanye bakasayi baboyomi abantu benshi bagiye batandukanye kuvuga ati ugezemo ngumwe kugira uzasubira ubuzima no kureba ubuzima bwawe sibyo bikomeye cyane. No kuvuga ngo no kwishimisha kuko yusubiye mu kintu minagozi ko uzagaruka. Nese mu Kinombe basaba akazi bisanzwe cyangwa mu Kinombe akazi gasanzwe? Hari abakora ku manywa hari n'abakora nijoro ariko buri muntu aba afite uko ahembwa. Par jour ça fait chaque mois sibyo ku manywa 15 n'umugoroba 20. mu kagaciro mu dolari $. Ubundi muba mubayeho gute hariye mu bijyanye no gucukura amabuye? Hariya ni kwibera mu ifuko nyine. Kwibera mu ifuko rukumva rero ifuko uri gushakisha no gucukura ibyobo cyavana na Nyabugogo ariko mugenderamo hasi. Ako se we ku munsi wacukuraga nk'amabuye angana gute? Amabuye ducukura ubu ufite itoroshi ufite baramini byose ubikoresha. Noneho icyo kurya kigusanga umwanya ariko abari ba nyirabyo. Ko numva ubwo buzima butari bworoshye. Mbere yuko tugaruka neza muri ubwo buzima wari urimo ugisatsa igihe ugira impano yo gusetsa? Ngenda seka cyane. Yaraseka seka kuko ngewe sibyo umuntu udaseka ni umugomi sibyo ubugira sibyo ukabiba wicaye ubundi iri amabuye y'agaciro sibyo niba speed muganira muri n'abantu b'abavandimwe sibyo museka muvuga ati mucukura buri muntu afite itoroshye sibyo mwese murimo akavuga ati mwana ntuzava mu Imana zaturengera. Akantu batuzanira nuko nkuko nyine kwibera mu ifuko nyine wagura umwaka ukikabago wari ijana kikica 50 muri ntago bajya bahamba. Bigenda gute? Kibago muri se kikunda kugwa kenshi bigenda gute? Ambo ariko cyo nuko kuva hano ukora nkaho mu muhanda mwinjiramo ariko cyo usanga cyaridutse kikore cyane ugasanga kiraguye yakiguye nyine buriya naguhamba nyine ni ukuvuga ati be wanemu abimbere bagashakisha inzira. Ko numva ari danje. None se ubundi hariya bashyingura gute iyo umuntu apfuye? Ambo hariya haramukuru mbagaciro Kinombe cy'agaciro iyo umuntu apfuye ntabwo bashingura. Bafata Kinubi bakavuna burengengo zose bagashira mu ishashi bagaterera hanze. Hariya bahita kusi ya kabiri. Kusi ya kabiri? Umubyeyi ati ninjiye muzagaruka ryari nakubwira ati sinziga nzagarukira Imana nibizi. None umuntu winjiyemo ntagapfa kugaruka? Umuntu winjiyemo kugera azagaruke Imana nibizi.
ariko tushima Uwiteka na Bible na Munukamboka soke ukoti na potopoto wana siko soke ukende kusala wana siko moya kuzunga ezamuwa jibisobanuye siko je ntazi giswahili kuvuga sije kuvuga ati iyo winjiyemo Imana nibibizi Imana nibizi kuko harane kusi ya kabiri hariya kusi ya kabiri buri bintu byose birangaje umuntu nibishimishije umuntu byose birabibona ariko ugasanga ikibazo gihari kuko ntago bahimbaza Uwiteka ntago baje Imana barabiberaho nuko nyine ubona umuntu yigendera nyine nuko gutya wenda ibyo turabigarukaho mu kanya ikibazo cyane kiragera kiti mu buzima busanzwe urabiza abantu batera brag wowe se ugiriye mpano yewe nyine wiyaguruka wowe wice wowe utera brag wowe wabwira umuntu histoire agaseka yewe nakubwiye story njye nakubwiye sije yewe nyine wowe wicaye ngino garuka muri kamera sije nakubwiye sije nakubwiye yuko uburyo kadansi yuko byakadansi uretse wice ubundi iyo kuri barazore yaho igabi tuvuge bice ubundi bamuseka mubyina kuvuga ati mwana hano turi twese sinzi kadansi se nibi kiba muri mu biki kadansi no kuvuga ati shejo wenda aragace ugomba kugimenya inyuma kikazakugwaho ariko ngazamuye ati ngiye mfite inshuti yanjye ukabyihanganira nyine urumva utamuri kugambanirana ntabwo kugambanira inyuma kimugweho none sibyo ko twese tuba turi ku murongo sibyo none siko badupanga kuvuga ati mwebwe wowe genda ufate macokorano n'abangaba sibyo abandi bajya kuzana inzoga bazizana sibyo nitwo mama ufite ba nyiracyo sibyo no kugira igipfupfunukemo uzaraba hejuru uravuga ati mari shinga kugira uzakivemo uravuga ati kibana avuyemo ukagenda kikorera na radiyo kino kinini bashyiramo amabuye bakikora ku rutugu reka nanjye ndebe uburyo hanze hasi ubundi iyo musohotsemo ni iki cya mbere ukora iyo usohotsemo icya mbere ni ukuvuga neza no kuganira n'abantu neza no kubasha gusangira nabo no kubasha kugira ute kugira mubashe kugira urukundo hanyuma narangiza ufite iminsi baguhaye niba ari ibiri niba ari umwe umunsi umwe navuga ati uyu munsi ndirirwa ndi kureba uburyo dusangira ngo twishimanye warangiza umunsi umwe ukongera ugasubirayo n'ubundi bamuhaye ibiri uraba ibiri nawe azasigara ibiri nayirangiza nawe azasubira azagusanga ariko ntabwo ari ubuzima none se gucukura amabuye y'agaciro ubundi baguha ikiruhuko byagenze gute amabuye y'agaciro kuko buriya amabuye y'agaciro babitanga mu cyumweru rimwe mu cyumweru batanga ikiruhuko umunsi umwe buriya kuvuga ati ushobora kuvuga ati njyewe ndagumamo ibyumweru cyangwa ukwezi noneho niba ukoze ukwezi urimo mu mabuye y'agaciro utavamo uvamo bagoreza iminsi itatu yo kuruhuka wowe undi wakoze icyumweru kimwe bibiri babareza umunsi umwe ariko wowe wakoze ukwezi utavamo bagoreza iminsi itatu y'uburenganzira cyangwa bagira umwana bakakubwira ati iminsi ine ariko buretse gato mu cyumweru mu gihe kingana n'icyumweru ubwo ni semaine niko bavuga mu gifaransa 4 semaines icyumweru kimwe une semaine ni ubukoremo nk'amafaranga ngahe ambo 15 dollars fois 7 ça fait combien fois 6 fois 6 kuko kwa gatandatu murakora murana biruhuko ku cyumweru bakagoye ikiruhuko so ubwo ni 15 fois 6 6 jours fois 6
ubwo ntago nzi imibare ariko ntacyo dukomeze nubwo ntazi imibare. Iyo ugisohokamo niki cyambere ukora ugeze hanze? Ikintu cyambere cyokora ni ukwiyakira kuko uva mu gicucu cy'urupfu. Kwiyakira kujya kurya kunywa iki? Umva ikintu cyambere baravuga ati abavandimwe baraho ngaho icyo ufite ukaraho kuvuga ati nikucyana gutya sibyo ninjasubirayo nikizagwa muzanyibuke nyine kuko n'ahantu huzajya bavuye nkagenda Nyabugogo ngo ndagaruka aho ngaho ntago harenga. Ese abantu mwajyanaga gucukura amabuye hari abuzi b'inshuti zawe bapfuye? Benshi cyane. Harya ngo babashyingura gute? Mu mashashi bakavuna utungutu bagashyira mu shashi ingingo bagajugunya. Buriya kuvuga ati n'ubuzima nabonye bukaze cyane. None se mu Rwanda na Kongo ubona bitandukaniye he? Ese ubona mu Rwanda ndakunze nubwo nyiri umushyitsi imyaka ingahe ubwo aracyari umushyitsi? Kuva kuri covid idese yaje 2020 gusa si imyaka 2 sigiye kujyamo yose. Imyaka 2 ariko u Rwanda ni rwiza ruteye imbere rufite umutekano nta bintu by'intambara zijya zibayo ariko buri munsi ni intambara mu y'agaciro mugasanga murimo hasanga mumaze gupakira mu mifuka gasterite koruta kumva kwanza ziriya za diyama nizo bapfa mwaba mukiri mu Kinombe bagatanga bakarwanira aho ngaho bakarasana hari nta bintu byinshi mukirukanira mu Kinombe mukisha mu Kinombe none si ujya gusanga nka gutya sibyo za stoke zose kuko akafuka ka 25 kilo sibyo ntabwo akikorera ka gasterite ziriya zivayo zikagenda ziza ari nk'amabuye hanyuma bakazashyira ku ruganda cyangwa kuzicoca bakazisya zikaba n'umucanga kuhema hanyuma bakazishyira ku ngunguru imodoka ikazijyana kazipakira. Rero mu gace mwamaze kuva mu Kinombe muri kwikorera mwamara kwikorera zaba kuba nyinshi ariko mukabona abasirikare n'amakonvoyi baraje bagatangira ngo bakarwana kumva. Rero buri muntu akiza ubuzima bwe niba ari igiti niba ari nyine umutwe barawumena n'Imana ibizi. None se buretse akabazo k'amatsiko nkuko mwacukuraga amabuye nta muntu wibaga se we cy'agaciro? Oya ubundi se ko njya numva barayamira. Ikintu cy'umira ikintu mira ni oro narayimize ariko bankorera harya niyo zahabu irani zahabu ariko kugira uzagere ko yariya narahageze namaze imyaka hafi 5 n'icukura ariko nageze hano hiri sanga hari ahantu ha beto nyara musaraba ihari kumva ako mugenzi wanjye aravuga ati twari turi benshi ariko umuntu waruranga nayimize bandishije urusenda. Oya wasubiramo iyo story neza kandi wongera ijwi. Jewe narageze njye maze imyaka 5 cukura agasegereti bura amabuye agaciro yose nyazi ariko nagiye kugera nsanga hano hiri kumva kuko iyo uvuye mu Kinombe agaciro barabasaka sibyo ubwo ruvemo bakagusaka n'ipantaro yose ukayirambura ariko ntabwo bagukuramo ubusa ahubwo barambura barebe ko hari ikintu cyajyanye ariko njye ninayemize ya mugenzi wanyu mwana tuve mu cyone Kinombe ngewe nameze tugende tugeze aho ngaho rero nabyo byaragenze gute ahita ajya kundega ati yayemize nyimize rero ubundi yimize urayimira kuko iyo umaze kwemera n'akantu kabengera niyo umaze kwemera ebana ufunga umwuka mara gufunga umwuka niba ufite umugore kandi ati ngewe nubwo ikibazo sinjaga mu basi
ariko ndanyamubasi tujya kujya gukira tujya kujya gukira nibona ni mubasi sivyo nta kibazo umenye ko ngewe buriya mfite impamvu kumva aho ngaho mubasi kuko uyiguye hasi ihitibura ihitibura umuganzi wanyarara kandi narizi ko mubyo ati mwana w'agaciro abenshi barapfuye abantu twatangiranye nabo bose barashize abo ngabo n'abandi bashyashya ahubwo reka twigendere aravuga ati oya ye nzapfira mu ngoma nahitambuka ngeze kuri barere gatanga ati we niwe wayimize nta muziki se bameze zawe bandishije ikibakuri cy'urusenda kino cy'icyuma cy'urusenda kizurusenda rukaranze se cyangwa urusenda rukaranze neza rw'amavuta rutarimo amazi kugira isoko ndavuga ati wowe se yewe uriye urwo rusenda bigenda gute nyuma oya iyo wayimize bakoresha urusenda kugira itigaruka usa nkaho ugiye kuri toilette hanyuma ihitise bagahita batega ntabwo kujya kuri toilette bashira ibase aho ngaho noneho bagahita bayifata bakayijyana ubwo urya mu ibase iyo ifite iyo wayimize ubundi wayimize sibyo ubundi wayimize uba uri wenyine iyo uri wenyine ugomba kubya bagenzi bawe ati ngenda vunitse mwebwe mukomeze uhitwimira uko bamera ikinini ashobora gatuza ukavuga ati ndananiwe waca bayenzi akakwirukana ariko imwe na mizi imwe ariko hari imwe bandiye sibyo imwe wamize se wigeze uyigurisha cyangwa nyine bakoresheje urusenda iya mbere bandishije urusenda iya kabiri se ariko iya kabiri nyereza umushoramari aguhangaye se yamayengaye se yaramburanyije ngo masinyikuye amereza amadolari 100 kandi irirahenda cyane none se wajya kuburana nawe gute amafaranga uba ufite ahubwo ikintu cya mbere cyo navuga ati yewe nshimye Imana sibyo nshimye Imana kuko nkiriho nakuyeho ubuzima bwanjye kuko hariya hari abantu benshi batandukanye bafite ahantu baturuka Bandundu Bakongo Bujima Kananga Itore Ituri Karisingi benshi baza gushakisha ubuzima bw'abantu hanyuma mu buzima bw'abantu aho ngaho no kuvuga umukobwa avuye wabo aje mu mabuye y'agaciro azanye imiti wabo aje kukorera amafaranga menshi na miliyoni imwe n'igice y'idolari ujye uyikoraho ariko iriya miti babasha kugusiga iraguhumanya ntugire ubwenge no kuzasubira iyo waturutse sibyo niyo kuvuga yuko iyo hageze none se hari imiti batanga ku buryo wibagirwa ahantu iriya miti irahari ni ukuvuga boyomekasayo no kuvuga nka kwa kundi mu y'agaciro amafaranga ayibonye ari menshi cyane ariko bajyaga gufata ugasanga imeza yuzuye amafaranga ukavuga ati nayanjye ariko azagera mu rugo gute ukazareba ese nzafata indege nzabigenza gute nta kuntu natanga harare za bariyeri ni ugukora nk'abacakara nyine ubona amafaranga ariko ntabwo avana na Nyabugogo ni agasantere harimo abakobwa bita abakusu bameze gute baba metisi bacyamara impu za kera biberaho umugabo igituza kiba nta kintu cyambaye ariko yambaye urubindo ariko umugore afunika hano ku gituza cye ariko ugasanga abakobwa ni beza cyane baba metisi ariko bari guhinga hari n'uwo twajyaga nyine uvuga ati rero kino kinombe ntibakizambwira reka njye impanuka yose njye zamuka mu kinombe n'ikizanyice ariko namanutse nyine ni agace kawe nta wundi muntu ubamo abakobwa si ubwo ntabwo mwagiraga gutya ukuntu gute ntabwo mwashakagamo bamwe bakaba abagore banyu cyangwa bariya bariya
twajyagayo sibyo warekare Bobo Chingara Fref Congo rimwe muri Angola nta gace kabo twabaga tuva mu kiruhuko gutyo bamaye ikiruhuko cy'iminsi 2 mu kazi mwete nanjye neza yo tukisimisha tukanywa bye sibe mu Kinombe kinjira mu mubonyifu kavuga ati nawe yene kizaba yose urumva ari hatari ambo biriya biba bisaba kugira ugire maîtrise no kugira kwihangana ariko Imana yawe yusenga ariko haranago waje gusenga ryari byagenze gute yes wasenze uvuye mu Kinombe cyangwa wari warasenze kuva kera mbere kwinjira mu Kinombe sibyo ugira gutya ukinjira ngasengera mu mutima kinjira nkuko ngera mu muhanda uko muri ana mashini zibamo uriya ordrome nakavuga gatoya kindege sibyo kara kari warekare sibyo na petit porteur zijya ni gatoya muri uyu muhanda sibyo hara no mupakira none harabakana benshi bavuga ati ndamara iminsi 3 nikore kilo 50 bagomba kumurisha no kumunywesha kugira azagare ku kibuga cy'indege ako mwebwe muri mu muhanda mwebwe muri mu cyobo ushaka kumara n'icyumweru utari wabona n'uburyo hasi ubonye ijoro ku manywa keretse abo muri komera muri mufite amatoroshi sibyo mufite nyundo za kimwe mufite byose nubwo harimo abakwikorera unanirwa nanyu mwikorera majyana ariko kilo 50 ya gasterite ntabwo ayikorera yikorera kilo 180 yize igikarani kilo 100 y'imungure nayo uzi kuvuga ndi mukarani amezi 6 kugira nzi 6 natangiye muri 3 kilo 120 ariko kugira nemene ndi mukarani namaze amezi 6 bana kuba umukarani kuko buri kintu cyose cyaza nta cyakira haba kilo 180 na yakira urayikoreraga y'ibirayi nayikorera ariko kwipakurura atari kuvuga ngo ujyanye kure cyane nuko nayivana hano nkajya kwishira kora mujyango harahe imodoka nzima nayikorera ariko kuvuga ngo kuva hano naira hepfo ntabwo nashobora kuko badi mugufi kandi umufuka ari muremure cyane ariko ku buryo nize n'umuntu yigishije n'umusaza arambye ati kwikora umufuka so kuvuga ni igituza ahubwo hakora imitsi ahubwo igituza ntabwo bagikomeza baha amaguru traction igituza ukacyoroshya mu maguru ukakomeza cyo kwikora kilo 180 nashira kuri togo simfateho nagenda mfateho buriya ni ibintu kugira ngo mbigere mu nanjye nabashije kugira negera abantu babitangiye bakarinda bagera mu za sabukuru nibo babanyegesheje nagiye ku matu barambye ati ubwo musabukuru ni izabukuru sabukuru kuko yigeze mu myaka 45 ntabwo washobora kwikorera ibintu babisaba igihe cyo ukiheze kiri umusore nibwo basha kubyina mwana Roger Morangera yarambye turabizi natangiye mu gitondo saa 6 bamubita kilo 100 yino bafungisha ikoroshi bamubita hasi urashwanyuka ati nose wowe kumenya izo mungore buriya ufite umutwe muze navuga ati birana si mungure ni namabuye ni mungure zisanzwe ibigori ibigori wacu babijyanaga ese ibigori babijyanaga ibigori babijyana nuza Sud Kivu Nord Kivu hano mu mupaka Sud Kivu Bukavu Nyawera Tingitingi Nyamabira naho vuga ati kuva Ifizi vuga ati njyabonagana sibyo utangira sibyo utangira OPRP
Kibumba, Kibumba, Karengera Rupari, Kasindi Kanyaburunga, Eringeti, Ituri. Okay, reka dukomeze ikiganiro. Nari twawe na stories ziwe. Niki mu buzima cyakubayeho kikagushimisha cyangwa wakireba wakibuka ugaseka? Icyanshimisha cyagushimishije nukubera yuko ndi mu gihugu cyiza cy'iterambere, nta kibazo mfite ati ndajya gukora ati abantu birirwa barwanira hariya, n'ubuzima bwanjye butakarere, nicyo kintu kinshimishije gusa. Kuko ndi mu gihugu cyiza, ntabwo navuga ndajya gukora ngo njye yari umutwaro wanjye yaranye gusanga umusirikare aje ngo ngurase amaguru ukamwereza. Muri Kongo ushobora kuba ufite umutwaro wahariye umusirikare akazatsinda kurasa neza cyane, akayarasa neza cyane, nta bintu byinshi. Nari bibo kaka sikoyo uyu elikindara kisayo muningana limisanga mbabarira kanu kanya nari bibo nari nyina Alexo musana soda kanu kanya ngikukora ko kaje kaje serikali nari bibo na mitosa ndiwashi zoa nari bibo zonga sima ndakubye ati subira nyuma n'ibintu nyine umuntu anyuzemo, ariko nshima Imana kuko njye mbanyiriho nyine. Se wizera Imana? Yewe ndayizera. Yesu amwizera se? Ndamwizera kuko sibyo, ndamwizera kuko ari Imana yacu sibyo se. Niyihe nama wabwira abantu bazareba iki kiganiro bafite abantu bari gucukura amabuye y'agaciro? Yes ambo ikintu nabwira abantu bafite abana bacukura amabuye y'agaciro, nababwira ati kuzabasengera gusa, kubasengera gusa kuko ni mu gicucu cy'urupfu. Nta kindi wabwira umuntu ujya mu mabuye y'agaciro, ahubwo ikintu mbabwiye ati no kubasengera mu kazi kabo. Ni akazi yemeye kandi ntabwo akamubuza kandi agashaka. No kumusengera gusa? Kumusengera. Ese gushaka umugore biroroshera hariya muri Kongo? Gushaka umugore nyine biroroha kumushaka? Abakobwa baraboneka? Ambo gushaka umugore biterwa n'ubwumvikana no kumwubaha n'amasezerano, ntukamusuzugure, uzamwereke ukuri nawe akwereke ukuri, biba bihagije. Okay. Yes, ufite umugore? Uracyari umusore? Yenda nibere gutya. Umusore simubeshe njyose. Ufite imyaka nka 32? Sinubyiye 32 1989 le 6 mois de 7 c'est ça fait combien? Ça fait 32 ans. Uracyari umusore? Oya nakubera nyine sibyo. Nabona guru umuntu w'umupapa. Ntabwo ari kuvuga ati ngewe ati ngenda cyari umusore sibyo, ahubwo uvuga yuko kubw'ubushobozi bukeya n'impamvu nagejeje icyo gihe, nanjye nta muntu washaka kugira agira ubuzima bubi, umuntu abashaka agira ubuzima bwiza sibyo. Ariko umuntu iyo ubonye ikintu kije uracyakira, ntabwo wakwifuza ngo ubeho nabe kandi nawe washaka kubona uvuga ati mu iyo myaka sibyo, nanjye ntabwo ari ubushake bwanjye ahubwo ni kubwobera ubushobozi buke. Yo kubw'ubushobozi buke ngomba kwihangana. Nta kindi, niba hari ukundi wamvugisha nta kibazo. Ese narinzi ko umuntu wacukuye amabuye y'agaciro nyine atagira ubushobozi buke, ubundi ubihuza gute? Haya mu mabuye y'agaciro, haya mu mabuye y'agaciro na manosokana amafaranga yose asigara. Ariko wasohokana zahabu? Zahabu wayisohokana? Ntabwo upfa kuboneka iri n'imyaka 10 ziriya
hari ibintu biba bitandukanye. iriya wigezeho udapfuye ukagira imana ukayifatisha waba ufite amahirwe. njye nigezeho gatatu buriya n'imidari ya zahabu ngenda zizi kuko njye nabigezemo ziriya za merikiri ruje biriya byose ndabizi ariko muri amakenoni ushaka gusohoka n'amafaranga yose bakajyana ukabura n'amafaranga y'itike wari ufite. ndumva bitari byoroshye. ikibazo kiragira kiti ese ubundi mu myidagaduro entertainment ugira impano wowe uvuga ati wenda nka kuri abantu bavuga ndi umuhanzi ndaririmba undi ni iki, wowe hari impano ugira turetse ibyo ibiganiro twari turi mbro impano ngira sindi umuhanzi ariko ngewe sindi umuhanzi. niyo impano ufite ariko impano yo mfite ni impano y'akazi. impano y'akazi. umuntu akubwiye ngo garagaza impano yawe wagaragaza gute? impano yanjye si ukuvugana amafaranga kuko iyo ndose tala narubibona. tala niyo talent ufite? tala tu connais la tala? qu'est-ce que c'est kiganda umba? impano yanjye sibyo? impano yanjye ni ukubera njyewe ndote ikintu nkahita nyibona. buriya njyewe nshobora kurota ikintu nkakirota nkahita nanyibona, niyo mpano yanjye. ukabya inzozi, icyo bita gukabya inzozi, ibintu warose urabibona. buriya niba ndose ikintu namugahita ngomba kukibona. buriya ni kubera nyine nk'ako gacupa ariko kiba ndi murokore nanjye mba meze kure. ariko iyo ndazi ikintu nkakirota nshobora kurota ikintu nkarota ikiza nkarota ikibi. iyo narose ikibi nacyo urakibona? mpita nciceka nkakibona. ese ubundi wazagiye guhanura niba oya iriya ntabwo nakwishushanya ku muntu mubwira ati ngewe gutya na gutya, ariko iyo ndose ikintu ndakibona. ariko urumva ntazi igifaransa? ambo la prophète uzi icyo bisobanuye? la prophète bisobanuye iki? nubwo muzi icyongereza ubundi bavuga amahirwe rukumwe amahirwe yanjye sibyo? buriya nyongeraga umugasha mu kazi sibyo? kuko impano yanjye buriya ni akazi. kuko iyo nekereje ikintu ndakibona. sibyo? ngomba gutekereza ati uyu munsi ndajya gukorera ahantu kanaka, nkajya hano kanaka, ati uyu munsi uragiye gukora hano kanaka, simazi ariko nkahita ngenda nkajya gukora kandi aribwo bwa mbere mageze. reka turi kugana ku musozo w'ikiganiro. reka niba hari ikintu wifuza kutubwira tugeze tukubaza. nta kibazo, wowe mbaze ndagusubiza. nta kintu ufite wumva wibagiwe se? ngewe ikintu cyongeye nibagiwe nshimye kuba twicaye hamwe turi abavandimwe kama nifujije yuko umunsi wose tuzabonana kandi imana izabareza amahirwe mu kazi kandi nanjye imana izamereza umugisha kandi imana agoreza umugisha izanaguhe n'umugore ku bw'imana sibyo? imana nibizi sibyo? kuko ubushobozi buracyari bukeya. ese ntabwo ujya utereta? ntabwo ujya utereta? oya gutereta sibyo? nta muntu utatereta, ariko ubundi ngewe nubahiriza ikiremwa muntu kuko wisara mu bwenge bwinshi cyane. utereta cyangwa umva ashobora kuvuga ati ngenda gukunze ariko ku mutima wanjye ngewe nta kuvuga ati objective kuvuga ati ngewe
ngiye kushinga runo rubanza uno muntu ndamwemeye azaba umufasha wanjye igihe cyose ahubwo reka maze mutunganyirize ahubwo rero muge n'ubushobozi bwari bwahaba ngomba gutuza nkihangana muge nzabona ubushobozi basi reka nkubaze ikibazo kigira kiti wowe ujya ukundana ambo nshobora kuba nkundana nkakunda akankunda ariko wese urakundana ubundi ugira urukundo wakunda umukobwa ndarufite ariko nta bushobozi mfite nese wowe ikibazo si ubushobozi ufite urukundo nese niba ndufite mbigenze gute nese niba mbifite mbigenze gute abakobwa ubona cyane nzaguhe pasi sibyo oya nese niba mbabona sibyo niba mbabona umukobwa ni aba ari ku isoko nk'inyanya n'intoryi zigenda zitambuka none se wajya kugura umukobwa wari ku isoko nk'inyanya ni nk'inyanya nyine none se wajya kugura urunyanya ruboze ruruzi none se udafite ipantaro nziza wowe nta pantaro nziza ufite wavuga iki ahubwo uravuga ati wasi ni umugisha wawe ngwaye umugisha ntabwo wagura izo nyanya nta bushobozi kwihangana ibyo bya mbere so no kuvuga ukeneye kubanza ukagira utwenda twiza gusa ubwo hari n'umuntu wagukundira ukuri ubundi sibyo ubundi kangiye nkubwira ikintu cya mbere sibyo ikintu cya mbere ni ukubasha kubaka mu mutima wawe kugira umuntu uzagenda ukamugenda agukunze ukemera yuko utazamumukira mu buzima ibyo bya mbere ese hari umuntu wari watereta bikava yewe se kuvuga mu matereta mwakundanye ambo barahari benshi none barahari n'undi nawe gusezerana hari undi mwakundanye ugiye gusezerana ariko naramubwiye ati ebana basi nguhaye amahirwe ubwo ntabwo wumva biguteye agahinda bikubabaje none nabigenza gute none si ko twakundanye agira igihe nkamubwira ati nta bushobozi mfite ariko wongerejwe ntabwo nta gahinda ufite nkamubwira ati nta kibazo gihari sibyo ahubwo nguhaye amahirwe urugo rwiza udafite amanika amaboko hejuru nkamubwira ati basi waramanitse amanitse amaboko naramanitse ese wigeze wishimira urukundo mwabanyemo mu gihe mwari muri narabyishimiye ariko nasanze ubushobozi ari bukeya nanjye ndarekura birumvikana ntabwo wazana ariko ntamubyeyi ati urugo rwiza ni amahirwe yawe si amahirwe yanjye ariko nawe bizaza ntiwihebe bizaza ntabwo urasaza kuza sibyo imana yonyine yandemye nizo ubuzima bwanjye kuko imana ni ariko nawe urapanga nubwo imana nayo igupangira ariko ntukiri umusore ntuzabona umugore ufite icyizere utambwira ko wihebye ntabwo wihebye cyangwa warihebye wizere ko utihebye byibuze ugifite icyizere niba wizera imana uzaguha n'umugore nizera imana ariko nubwo atajya njya gusenga ariko njyewe nkunda imana cyane kandi nkayisingiza kubera iki utajya ugiye gusenga iyo mbyutse mu gitondo nareba kiboye tungo kiboye Nzambe il faut que ça les sanga il faut na mitosa Nzambe za malamu il faut upesanga biloko akolia Nzambe yo na pamola kayumona Nzambe oza monde bénéfice monde abeto no Jésus no life Jésus no life ako kantu niko numvise mu kanyu yes turi gusoza ikiganiro cyacu rero nyibutsa ya mazina yawe ko numvise akomeye Gilles Mwamve Gilles Mwamve uri kubyumva kana Gilles Mwamve bisobanuye iki Gilles Mwamve zina ryaje nicyo bisobanuye Gilles Mwamve
poste no preno Jules Mwamve nihe preno Jules Mwamve iya mbere ni Jules utushira s utufata Mwamve ni Igiswahili Jules Mwamve. Yes, turi gusoza ikiganiro. Gira ikintu ubwira abareba kino kiganiro. Se ugira telefone? Hayi. Ubwo se hari umuntu ukeneye kugufasha? Yanyuze? Nta kibazo cyaba gihari. Harya uri umukarani? Kandi mbomba n'amatafari akazi kose gari. Akazi kose uragakora? Kose. So niki uri bubwire abadukurikiye? Abantu badukurikiye bifuriza amahoro y'Imana no kubasha kureba uburyo twabashije kubana no mu biganiro. Iyo ngiyo irahagije no kugira n'undi munsi cyane uzabashe kudutera story hanyuma tuzabashe kubonana. Iyo ngiyo niyo mbashije kuvuga ijambo rya nyuma. Kandi ikindi cya nyuma nifurije ko turi kumwe n'urugo rwacu. Imana irarinde nta kindi narebya. Ahantu mba naho Imana turinde kandi Imana nanjye imereza akazi. Guha akazi? Ukora ibiraka ariko iguha akazi? Akazi nta kindi narebya. Yes, Kongore turagushimiye cyane kuba ubanye natwe. Jules Mwamve. Jules Mwamve. Gira igifaransa tubwiraho gatoya dusoza ikiganiro. Igifaransa hana dusemura numara kukivuga. Igifaransa ntacyo namenya kuko nibwo nzi mu mibare ntabwo navuga ikintu ntabwo nyizi cyane. Ngomba kuvuga ururimi narangurura cyane. Navuga ku Giswahili nk'amasegonda 5. Ambao mnashukuru kama tunaongea tuko pamoja. Sasa tunaweza kuishi na wewe, tunaweza